muzabuzane urukiko tugushyire hamwe niba hari byinshi bindi biri ku ruhande by'ubufatanya uretse gato njyewe uvuga izina ryawe Ntazimana ho umuhamya w'ibyo ngiye kuvuga ari ukuri aho tubwire abantu bakomeje kuvuga ibyo kuri Sainte Famille no kuri Saint Paul njyewe nari i Nyamirambo muri Kiliziya ya Saint Andre nagira ngo mbahe amakuru y'ibyahabereye kuko nahabonye nyakubahwa General kandi wenda kubera imirimo myinshi agira atazabona umwanya wo kujya kubivuga i Nyamirambo naho twarabivuze. Hari ku itariki ya 8 z'ukwa gatandatu abantu benshi bari bazi ko mu Kiliziya i Nyamirambo harimo abana kubera ko harimo abana benshi bavuye Nyacyonga badutera abapadiri bari bahari bakerekana abo bana bati dufite abana kandi n'abana bagaragaraga batashoboraga gupfa. Hanyuma tuza gusaba abapadiri tuti kubera ko mufite abana nimushyiremo n'abacu mudutabarize mu batware mugende mubatujugunyeho kuri Croix Rouge cyangwa Mirikore naho mubona ariko abo bana bacu barokoke twe twari twizeye gupfa kuko twari tuzi ko ari ngombwa ko twe tugomba gupfa. Ku itariki ya 8 z'ukwa gatandatu bahuruje umuntu w'Umufaransa niwe yarakoraga muri Croix Rouge ntabwo mbyibuka neza azaje kwevakiwa abana. Ahageze bamurashe abapadiri bahuruje nyakubahwa General Munyakazi araza yinjira aho twari turi kumvaga abasirikare n'itukihisha twese twaye munsi y'ibitanda mu byumba hehe araza twese adukuramo yakoresheje ijambo ry'igifaransa ngo c'est pas possible ngo twari tuzi yuko hano hari abana ngo nimusohoke mwese. Turasohoka turamusanga turamusuhuza noneho rero ariko tubona nta kintu yadutwaye turamubwira tuti se rwose ko mushinzwe muri umusirikare mukuru hano mu mujyi wa Kigali mukaba mureba hano turi kumwe n'abana benshi ko twe tutabasabye ngo nimudukize mwadufashije mukadukiriza aba bana twebwe mukatureka ko tuzi neza ko ntaho mwaturengana. Yaratubwiye ngo mva vuba hari Lowiti hari ku itariki ya 8 icyo gihe ku itariki ya 9 twirirwaho ku itariki ya 10 nibwo baje harimo nyakubahwa General Munyakazi baraza bararasa mu madirishya badutera bya byuka bihumanya ku buryo abana benshi bahise bahapfira icyo gihe harimo abadamu benshi n'abana. Bazana imodoka ya Daihatsu badupakiramo nk'upakira imyumbati cyangwa ibishyimbo. Noneho njyewe ngezemo naje kubona yuko umwana wanjye mukuru atararimo yari afite imyaka 5 icyo gihe. Basaba imbabazi cyane baramumbabarenge n'inzara n'umwana. Ndagenda mva muri iyo modoka njya gushaka umwana ndamubona ndamuzana nsohotse sanga batangiye kubakubita imbunda. Icyo gihe ndibuka ko General Munyakazi hari interahamwe yatwaye moto ya padiri ahita yirasa aravuga ngo mwebwe mwazanywe no gusahura ngo abapadiri arasa iyo moto ayirasa imipira ntiyabasha kuyitwara. Noneho mbona abantu ntaratangira kwinjira muri iyo modoka mbona abantu bamwe baratangiye baravuga bati ngewe ndi umuhutu baravuga ngo se ngo niba uri umuhutu urajya hehe. Mbibonye gutyo noneho sinzi nanjye nabwo wari undi iruhande ariko nanjye ndi umuhutu ngo niba nkora umuhutu ngo nikijya hariya. Ndagenda ndahajya mbacunga ku jisho ngewe nsubira mu nzu. Abo bantu bose batwaye nta n'umwe wagarutse. Icyo gihe nyakubahwa General yarahari n'ibyo nashaka kubabwira murakoze. Bagakubaza bari kubangaye n'amazina amwe mu bibuka bajyanywe bagapfa.
abo wibuka n'ubwo bamwe cyangwa babiri none natubwiye umubare uko bangana bari nk'abantu 300. Amazina yabo ni benshi cyane kuko nari ntuyinyamirambo. Harimo umudamu yitwaga Donatina, yari umu infirmiere hano kuri clinique. Hari umudamu witwa Immaculée, yari umudamu w'umuntu witwa Vianney. Benshi cyane bose ndabazi, kereka ari muze nka list. Gendere banza tugure umwirondoro. Nitwa Bihindinkwaya Theophile. Mwene Nsanzimana Martin na Kankindi Anastasie. Zamura ikiganza cy'iburyo baruti njyewe izina ryawe. Njyewe Bihindinkwaya Theophile Nsanzimana h'umuhamya. Nsanzimana h'umuhamya kw'ibyo ngiye kuvuga ari ukuri. Ibyo ngiye kuvuga ari ukuri. Ngaho tubwire. Ntabwo ari ibintu byinshi ndi buvuge, ndavuga ahantu hamwe abantu benshi batanze ubuhamya mbere bagiye bakomozaho, ahantu bita muri Sera. Si ukuvuga ko ibyo muri Sainte Famille ntabizi, ariko ndavuga cyane ku gitero uyu mugabo Munyakazi yari ayoboye hariya muri Sera. Mu by'ukuri rero abatutsi bose bo mu Kiyovu hariya naho hakurya cy'imicanga se no ku Muhima baraje birundira hariya muri Sera, kuko ariho hantu hari hihishe babona bashobora kubaho. Twarahageze rero hariya muri Sera, tuhamara iminsi igera kuri 4. Nimumbaza itariki kuko itariki muzibaze nka Munyakazi we wagendaga ibitero cyangwa se babizeye yuko ari bubeho. Tuhamara iminsi 4, ariko ku munsi wa 2 twagerageje uko dushoboye kose mu basore bari bahari, tugerageza kuvuga tuti mureka dushyireho ubwirinzi cyangwa se dushyireho kwirinda kwirwanaho mu buryo bw'interahamwe zitashoboraga kuza kwinjira kwica uko zibonye kose. Dushyiraho ako kantu ko kwirinda, agakipe gakomeye kagizwe n'umuhungu umwe witwaga Albert, niwe ari chef, agakurikiraho witwaga Gihana, agakurikiraho umuhungu witwa Makombe, agakurikiraho n'abandi ntibuka amazina. Ubwo aka groupe twagashyizeho tubonana akantu gakomeye, interahamwe zidutera bwa mbere turazitsinda, ubwa kabiri ziratera ziratsindwa, noneho akarisite tubona ntabwo tugifite, akarisite tukamanika ku rukuta. Tukamanika ku rukuta rubanza no hirya tumanika akandi. Mbese ukunze dukora uburinzi, buriya nta n'ugomba kugira ubwoba n'ubu. Ubwo rero interahamwe zabonye zimaze gutsindwa ku buryo bukomeye, noneho ziragenda zitabaza ubutegetsi bukuru bushobora kuba bwari buyobowe n'uyu mugabo Munyakazi, ko niwe waje aziri imbere, bigaragara ko ari we bagiye gutabaza. Uyu mugabo barazana ari kumwe n'uwitwa Renzaho Tarsisi, n'uwitwa Ngerina n'abandi ntibuka. Abantu bose bari hano, benshi bari hano barabizi, n'abo bantu barabazi kandi barabibuka. Ubwo barahageze bahutaza, bari abantu zarinera hamwe zigera nko ku 1000 ngiramo, kuko zarinera hamwe zifite imbaraga, zifite ibikoresho, zifite imyoro, zifite ibintu byose, ku buryo n'abari aho ngaho bari batahiwe kurinda barabibonye bati n'ahandi twashize. Albert aravuga ati nimureke mwere kurwanya aba bantu, noneho wenda bice twebwe abagabo gusa, ariko abagore barokoke cyangwa se abana. Nuko twese twumvira wari umukuru wa Albert, twigira ku ruhande. Munyakazi uyu nguyu nabo barenzaho barinjira, baca ahantu hagati hariya muri Serengero ngo amazu murareba ukuntu akurikiranye. Inzu ya mbere itambitse, noneho iya kabiri irimo na kashaperi. Abantu bose bari birunze muri ako kashaperi, abandi bari inyuma ahantu hari amapera. Nuko baravuga bati abantu mwese muzamuke. Munyakazi uyu nguyu aravuga ati mutangire ruguru aho ngaho. Batangira gutema ibihuru kugira ngo barebe n'uwaba yishyira ruguru aho ngaho. Nuko ubwo twese turaterana, uwishe hepfo baramuzamura, uwishe ahantu hose baramuzamura. Renzaho Tarsisi ubwo arivugira ati n'abatutsi gusa, noneho ni mubarasi. Uyu nguyu Munyakazi aravuga ngo
ngo nibayiboroheje ngo ngarabona harimo n'abahutu. Nuko ubwe abyibuke neza yavuze ngo noneho ngo aho kubica bose ngo nibabice bakurikije ngo ahantu bagiye baturuka, ngabo ku Muhima bajya, abo Kimicanga bajya, aba mu Kiyovu cya ruguru bajya, nabo mu Kiyovu kindi bajyanga. Iryo jambo n'uyu mugabo witwa Munyakazi wari kuzi ngabo ariko babica. Ubwo abantu bose bajya ahantu bagiye baturuka mu tugare twabo cyangwa se mu mirenge yabo. Noneho twebwe yewe bakuru banjye babiri na mubyara wanjye n'abandi bantu bakeya ngira ngo baba bari maha, twebwe tuburaho tubura igice tujyamo, twanga kugira igice tujyamo. Noneho tuyanga, noneho leta haravuga ngo ngabanga base ngo bona abatuti, twebwe turabashyitsi twaje turi Kibungo. Noneho nta mpamvu yo kugira ngo tujye muri abo ngabo cyangwa se abo ngabo nimushaka ko mutwishyirira mwatwica mwadukiza. Ngo Kibungo se katara hanyu, Munyakazi aravuga ngo nimujya aha ngaho. Tujya aho ngaho, uwo ngo wari chef wacu witwa Ruberi bamwiciraho, uwitwa Degrote, uwitwa Wilson, nabo n'abana b'umugabo wabaga hariya mu Kiyovu. Abo ngabo barabazamukanye, noneho nyina wabo ababonye aravuga ati noneho niba mushaka, kuko babajije se wabo bana umwanya munini, ati niba mushaka se wabo bana nimureke muzane, ariko mureke kumwarira abana. Nyina aragenda mu nzu harishe hejuru y'akabati, akimuzana abangaba bamujyanana n'abana babikira aho ngaho nabo. Nuko batangira kwica muri ubwo buryo, bica abantu ku mugaragaro, urubozo, yica rubozo riteye ubwoba hari ahantu muri Sera. Ubwicanyi bwo muri Sera nigeze ko nakomeje kumva no kubaza abantu bagatinya kubuvuga, ariko uyu mugabo uyu nguyu niwe wari uyoboye kiriya gitero cyo muri Sera. Niba yumva ari cyo mubeshyera aze hano kugira ngo ibintu bigende neza, irikusanya amakuru ryacu bigende neza, areke guhakana wenda nagiye cyangwa se azabihindura ukundi, azavuga ati aho ngaho ntabwo nagize. Yari ahari atya, abantu bose bapfuye ahari, atanga itegeko afite imbunda ya pistoli mu ntoki n'interahamwe n'abasirikare bakoze uko bashoboye kose ngo baze bica abantu abatutsi babamareho. Ubwo ngubwo byamaze kugenda gutyo, uwo Degrote na Wilson bamaze gupfa, n'uwitwa Gihana n'uwitwa Vincent hari umucamanza, bamaze kwicirwa aho ngaho ako kanya. Noneho baravuga bati noneho abandi bagiye mu masekiteri no mu maserire, noneho nimubajyane mujye kubikira ahandi. Uyu mugabo ari kubyivugira ubwe Munyakazi ukameze ukunguko, yari yambaye ipantaro y'imano yayigejeje hano gutya, yambayeregeza yumva mbese nta n'ikintu cyamukora. Ubwo ngubwo twebwe twari turi aho ngaho, abantu bamaze kujya kubikira hirya aho bita muri Senede, uyu mugabo wambanjirije yavuze, bamaze kubajyanayo kubikirayo. Bamaze kubajyana kubikirayo nibwo twebwe yavugaga ngo jewe na mukuru wanjye nkurikira wo yaje gutwara muri Hirigisi, yaravuze ngo twebwe nituye ku ruhande, ariko mukuru wanjye umwe yatwaraga imodoka na mubyara wanjye bakoranaga kuri iyo modoka, baravuga bati renza ukara Munyakibungo, reka tumuhungire wenda araza kudukiza. Nuko abo ngabo bagera aho ngaho, yewe na mukuru wanjye nkurikira turavuga tuti reka twigumira aha ngaho. Twagumye aho ngaho kuko n'uyu mugabo witwa Ntwani baravuga bati mwebwe nimugende musange ziranera hamwe. Turagenda duca mu muryango wa Sera, turazamuka haruguru mu buryo bwo kudutanga, ariko Imana iraturinda. Turagenda tugera mu mpunzi zari ziri Sainte Famille. Twinjiye mu mpunzi zari ziri Sainte Famille kubera ko agenda agaragaraga cyane nk'umuntu ugaragara mbese mu bahirwaga. Ngewe ninjiye muri Sainte Famille, nyigeramo bose barahunga, ari mu nzi z'abatutsi zari zihari, ari mu nzi z'abatutsi zari zihari, bose barahunga. Umuntu asigaye mu kibuga nyine kugira ngo baze banamare. Nuko ndemera ngo aho ngaho ndavuga ntaho kugira ngo nicisha abandi, reka nemere nigumira aha hafi, noneho baze banamarira aha ngaho. Ubwo hari mu masaha 4 saa 5 ziragera, barimo kugenda baza batwara abantu buhoro buhoro. Nuko na mukuru wanjye tukinari kumwe. Ubwo ku bukeye bwabo kuri liste y'abantu bakoraga uburinzi ni jewe nari nsigayeho ndi chef, abandi bari bapfuye tubibona nk'abantu bakoraga ubwo burinzi tubibona. Noneho uyu araza arabanje yinjira muri Sainte Famille. Ku munsi ukurikiyeho interahamwe ziraza zifite iyo liste kugira ngo zize zirebe abantu baba baracitse ku icumu muri Sera. Baraza uyu nguyu yinjira, sinzi aho yinjiye kwa padiri. Noneho izo nterahamwe zirahamagara zifite inkota zijejeta amaraso ku mugaragaro rwose, n'abantu bose barabireba. Inkota zijejeta n'imihoro ibintu byose byo kwicana bari babifite. Nuko barahamagara baravuga ngo bihinde inkwaya